Nawati kaze mu isezerano y'izire muri iki cyicaro ni mu cyicaro abami Kayinga ka Nyaruteja ariko akanaki wacu kwa Mfizi ati nkundira aho zaba nanjye niho zaba nanjye ngubwire ngo urakaze mu Rwagasabo rw'imisozi igihumbi ayo ni amatara amurikira urugo rwanyu ngo muzahorane umucyo n'umucyo muzahorana urugo rugenda mutaricara pare yabuganiza mama buganiza kwa marene mu rurimi rwumvikana suka mu kirahure cya pare na marene Shaza ati ndabyikorera uyu munsi n'izi nshingano nibyo ugomba kubitaho Shaza ni mu mumbera amashyi aragira ati ubwuzuzanye n'uburinganire bwashinze imizi wacu imwe yihiye indi rese umwe arayijisha undi akayiha ifu akayiha umwoko bayihindura tukirinda iwacu kurumanga ahubwo bigaherekezanya byuzuzanya urakoze cyane hanyuma shitsa ku ruhimbi sha ongera mwe muyifashe mu ntoki mushikire ibyanyu nawe mwegera abana maze mutwubakira akazu k'ubumwe yes mutwubakire akazu k'ubumwe maze dukomeze kwizihirwa dukomeze kugubwa neza ngaho mwese nimushitse ku muntu mukotomere nimusome mukomeze kugera hano babahaye amashyi nibatayabaha mutindi mwakoze cyane buri wese nashitse ku ruhimbi wow urakoze cyane isa nshuti ya data Wakizea
ka uyo ni mpenzi wa dhati, pendo wake wanizunguka, siku zote nitatulia kwake. Yesu ni mwamba imara, uyo ni mpenzi wa dhati, pendo wake wanizunguka, siku zote nitatulia kwake. Yesu ni mwamba imara, salama, Yesu ashimwe. Abanyikirije abaririmbyi, Yesu ashimwe. Ko karaga password. Mubuka nukunezerwa gusa ntakindi. Nutanezerwa n'indirimbo niba ari umuyisilamu, anezerwe nuko inshuti yo yakoze ubukwe. Haleluya. Tuzamure Imana ishubahiro. Imirimo ye yagizibarika igirondoreka. Ziringira
watubereye uhoraho ni wowe mana ni wowe umuntu wicaye uri buze gushobora guhaguruka tugafatikanya nawe kuramya no guhimbaza ubishoboye aze guhaguruka